Yes, bakunzi ba Kamanzi Official nongeye kubasuhuza cyane nifuriza buri wese kugubwa neza aho aherereye. Dukomeje rero mu makuru yacu n'ibiganiro ku bukungu butandukanye cyangwa se ku mafaranga. Uyu mwanya rero tukaba tugiye kwibanda kuri Pi Network turebera hamwe ingingo zitandukanye z'ingenzi. Turavuga ku ngingo zitarenze 3 kuri Pi Network. Ingingo ya mbere turavuga ku gaciro ka Pi n'abayimayininga n'igisubizo Dr. Nicholas yabitanzeho cyangwa. Icya kabiri turifashisha urugero rwa Bitcoin ku kamaro ka coin cyangwa se ka cryptocurrency twamayininze mu gihe kizaza, ariko akamaro zatugirira mu gihe kizaza. Ingingo ya kabiri rero turivugira ku bijyanye n'uburyo bwa registration kugira ngo ababishoboye abatarabijyamo babijyemo, cyangwa se abashobora kubirangira bagenzi babo babijyemo bitabavunnye cyangwa se biboroheye. Reka tubwire abatarakora subscribe bayikore, kandi tubwire abantu bashaka kuzamura YouTube channel zabo kugira ngo zibe monetize, batugane tubafashe. Nimero ziba ziri aho ngaho kuri dashboard cyangwa se muri description. Nibindi mushaka ko twabafashamo, nimero nizo ngizo. Ibyo mwumva twabafasha cyangwa ibyo mutekereza twabafasha, yewe no kukugira inama. Hari abantu baba bafite ikibazo wenda cy'inama runaka mu bibazo, abafitanye ibibazo n'abandi tujya tugerageza kugira abantu inama iki kibazo gikemura cyo n'ubwo utagiye mu mpaka mu ntambara mu manza hari inzego z'ubuyobozi. Burya ndavuga urugero ibitureba. Okay, twikomereze kuri Pi Network. Ubwo wenda baravuga ati urabivanze. No, mujye mwitonda, iri ni itangazamakuru kandi iyi ni YouTube ikitajyaho ni ubwicanyi. Ntabwo tubwamamaza ubwicanyi, no. Ariko ibindi byiza ibyatuzanira umumaro byose turabivuga, turabiganira, turabyamamaza, tubitanga amakuru ayo dufite, ayo tudafite ntayo. Kandi reka twikomereze. Nari mbabwiye ku kamaro ku kibazo, ni ikibazo Dr. Nicholas yabajijwe mu nama ya Consensus 2025 cyangwa se 2025 yabereye i Toronto muri Canada. Yahereye ku tariki 14 kugeza ku tariki 16. Yabajijwe ikibazo kigira kiti why Pi is popular. Kuki Pi ifitwe cyangwa se ikurikirwa n'abantu benshi? Umva igisubizo yabahaye. Nako yego, ikibazo cyari icyo, ariko umva igisubizo yabahaye mu magambo ye y'icyongereza. Umunyamakuru, aya makuru tubagezaho turakesha ikinyamakuru cyitwa cryptopotato.com. yarasubije ati, when Dr. Nicholas ati, in the future where more and more work is being done by agents and artificial intelligence, it's important to make sure that the value is not only captured by a few individuals or a few companies. It can be captured by a large number of people. And that's where blockchain and our projects can come in to play. He added that Pi Network popularity can continue rising if all projects within its ecosystem work for capturing value of a large number of people. Yavuze yuko mu gihe kizaza benshi ndetse myinshi mu mirimo
izakorwa n'abantu benshi na artificial intelligence. Akazi kenshi kandi kenshi mu gihe kizaza, akazi kenshi, nizere ko ndimo kubisemura neza, kandi kenshi cyangwa se ndetse kurutaho kazaba gakorwa n'aba agency cyangwa se abahagarariye abantu benshi, reka vuga abantu benshi, ndetse na artificial intelligence. Ubwo bazabikora bifashishije artificial intelligence. Hari akazi k'abantu, hari n'akazi ka artificial intelligence. Ngo n'iby'ingenzi kumenya ko agaciro katari cyangwa se katagenwa, katari mu ntoki z'abantu runaka, few individuals cyangwa se companies runaka nkeya, ngo gashobora gukorwa n'umubare munini w'abantu. ngo niyo mpamvu and that's where ari naho za blockchain, ari naho blockchain ndetse n'imishinga yacu izazira igakora, ikagira urwo ruhare cyangwa se ikagira uwo mumaro. Nimwizinjirira. Yongeyeho yuko Pi, abakurikira Pi network cyangwa se abakoresha Pi network bashobora gukomeza kuzamuka niba iyo mishinga yose iri muri ecosystem ya Pi nayo izakomeza ikomeje kugira agaciro gashingiye ku mubare munini w'abo bantu. Aha, icyo ngicyo kirumvikanye. Dr. Nicholas ubwe ku giti cye yisubirije ko akazi kenshi ndetse kenshi kagiye gusigara gakorwa na blockchain ndetse na artificial intelligence. Kandi blockchain igirwa n'abantu benshi, reka mvuge ngo n'abaturage benshi. Bivuze ko blockchain izashobora kubona abayikoresha benshi, kandi gakoresha artificial intelligence niyo izishobora kuzasigarana akazi kenshi cyane kuri iyi si cyangwa se mu gihe kizaza. Kakantu mukiteho neza. Mbibutse ko Pi network ari platform, ari ikoranabuhanga, ari blockchain ifite ubushobozi cyangwa se yateganirijwe ubushobozi bwo kwakira abantu miliyoni 100 bayikoresha. Bikaba bitandukanye n'ibya exchange ya ni Binance ishobora gukoreshwa n'abantu barenga miliyoni 250 ariko idafite blockchain nk'iya Pi network. Iya Pi network niyo nini kuko yo ishobora gufata ubwo bwose ikabukubakubira muri yo bukayikoreramo. Ariko ntago Binance ishobora gukubakubira ama companies menshi, ibigo byinshi n'abantu benshi ngo bakorere muri yo. Iyo ngiyo ni single blockchain, mu gihe Pi network ari global blockchain, iri big, ni nini, yo yakira ibigo byinshi, abantu benshi. Abantu twabwiwe cyangwa se kugeza ubu mubare ukigaragara uri no muri white paper ni abantu bagera kuri miliyoni 100. Ngaho mfatira abantu miliyoni 100, ariko umubare w'ibigo wo ntabwo ubarwa. Kakantu mukumve neza. Muri ibyo bigo harimo na za exchanges zose, za online exchanges nazo zishobora gukorera muri Pi kugira ngo zibone ikoranabuhanga rihambaye rishobora gutuma zikomeza gukora akazi kazo neza. Iyo bikozwe gutyo, ziramutse zije muri Pi, abakiriya baza exchanges nabo baba bagiye muri Pi biba hostinze ibibakiriye kubera ikoranabuhanga rihambaye rya blockchain ikoresha artificial intelligence. Birangira niba ari exchanges 10 kandi buri imwe yari ifite wenda abaturage cyangwa se abakiriya wenda miliyoni 100 cyangwa 70 ku bicumi, uraza gusanga abo bose nabo baje muri Pi.
abamayininga payi nibo bavuzwe ko ari miliyoni 100 bakenewe bamayininga payi. Abo nibo bazaba isoko shingiro rizajya risapurayinga cyangwa se rigaburira ridistributinga riranguza payi babandi hari konte shingiro, hari na hybrids izabanguriwe zikodesha mu yandi magambo. Twebwe turaba umwimerera abapayoneya. Ndamenyesha umupayoneri hano unkurikiye ko mu by'ukuri Pi Network igiye kuzaba kasamutwe mu gihe kizaza. Reka nsoreze ku rugero rwa kabiri nashakaga kwifashisha, ni urwa Bitcoin. Bitcoin hari inkuru y'ikimenya bose ngiye kubabwira, abantu birirwa basekerera, ariko yari inkuru ifite ikisobanuro. Hari ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2010, umugabo wakoraga muri Bitcoin wari ufite ibyo ashinzwemo witwaga Lazio Hanyez yakoze amateka atazibagirana aho yaguze pizza ebyiri nini ku kigo cyitwa Papa John's akoresheje Bitcoin. Mu by'ukuri iki gikorwa cyabaye nk'ubuyobozi bwa mbere cyangwa se imbimburira gikorwa byagaragaje ukuri mu bijyanye n'ubucuruzi hakoreshejwe Bitcoin. Akaba rero yarashoye Bitcoin zigera ku bihumbi 10 mu kugura izo pizza. Icyo gihe agaciro ka Bitcoin kari amadolari 41 amadolari y'Amerika. Ibi bikorwa rero byafashe umwanya ukomeye mu mateka ya Bitcoin, byabaye nk'ikimenyetso cy'uko cryptocurrency ishobora gukoreshwa mu buryo bw'ubucuruzi, mu by'ubuzima, mu buryo bw'ubucuruzi nyine, mu buzima bwa buri munsi. Ni iki gikorwa rero cya Hanyez cyatumye Bitcoin igira igisobanuro gikomeye mu rwego rw'ubucuruzi, bityo gifasha mu gukurura abandi bantu cyangwa se n'abashoramari. Bikaba rero hari ibintu ngiye kubabwira bigaragaza byazaniye inyungu Bitcoin. Ubwa mbere, icyambere, gukoresha Bitcoin mu bucuruzi byabaye nk'ihame, kuko iki gikorwa cy'uyu mugabo cyo kugura pizza muri uwo mwaka wa 2010 cyabaye nk'ikimenyetso gikoreshwa kigaragaza yuko Bitcoin ishobora gukoreshwa mu bikorwa by'ubucuruzi by'ukuri by'ifaranga ry'ikoranabuhanga ryari rije ari irya mbere ku isi, niryo ryabaye irya mbere ku isi. Ibi byatumye rero abandi bantu batangira kubifata nk'uburyo bwo kwishyurana bushyashya. Icya kabiri, isomo rya kabiri byavuyemo ni ukwagura uburyo butandukanye bw'abakoresha imikorere y'abakoresha Bitcoin cyangwa se faranga ry'ikoranabuhanga. Kugura pizza byatumye abantu benshi batangira kumva ko Bitcoin ari igicuruzwa gishobora no gukoreshwa mu by'ubuzima bwa buri munsi, bigatuma abantu benshi bashishikarira cyangwa se bashishikarira kuyiga no kuyikoresha. Hanyuma icya gatatu ni ikijyanye n'iterambere ry'ikoranabuhanga. Uyu mugabo Hanyez yakoze porogaramu ya mbere ya Bitcoin yitwa Mac OS, ituma abantu benshi babasha kuyikoresha ku mashini zabo. Ibi rero byari ingenzi mu gukura
cyangwa se mu kwiyongera kw'abantu bakoresha bitcoin ari benshi, bityo bigatuma bitcoin ikura mu buryo bwihuse. Kandi kuko kuva icyo gihe bitcoin yagiye izamura agaciro no kugeza ubu ndababwira agaciro igezeho none ahangaha. Hanyuma icya kane, isomo rya kane ryavuyemo gushyiraho uburyo bw'imiyoborere mu bucuruzi, kubera yuko uko bitcoin yagiye igenda ifata intera, uburyo Hanyezi yagiye akoresha byatumye ahimba porogaramu nanone yitwa GPU mu gukora mining. Ubwo buryo yashyizeho rero bwabaye urufunguzo mu iterambere ry'ubucukuzi bwa bitcoin cyangwa se mu kumayininga bitcoin, bworohereza abantu byorohereza abantu mu kuzamura umubare w'amafaranga ya bitcoin. Urumva ari uburyo bwo kumayininga bwari bugikomeje icyo gihe. Isomo rya nyuma ryavuyemo ni uguhindura isura y'ifaranga, aricyo cya gatanu. Igikorwa cy'uwo mugabo cyateje imbere igitekerezo cy'uko cryptocurrencies nta ngorane zishobora kubangamira abashaka kuyikoresha mu buryo bwizewe, bikaba bizanira inyungu abantu benshi kandi nta mbogamizi. Mu by'ukuri ibikorwa by'uyu mugabo byo kugura 10,000 bya bitcoin pizza ebyiri nini byatumye bitcoin iba imenyekana, cyo ni cyambere. Hanyuma kandi bikanatanga umurongo mu iterambere ryayo, bityo ikaba ifite ubusugire no kwihanganira ikirere cy'ubukungu. Ubwo ni uguhangana ku isoko ry'ubukungu nyine mu by'ifaranga, kandi bigatuma ikomeza kuba ifaranga rifite agaciro ku isoko. Ubu tuvugana iri ku gaciro k'amadolari 110. Ejo ngira ngo yageze no ku 111. Urabyumva neza? Ibi rero mbivugiye iki? Mbivugiye ko abantu bashaka kumayininga Pi banyure kuri Kamanzi official bamayininge bifashishije ikiganiro nimero 148, naho abashaka kumayininga Ruby network bo banyure kuri Kamanzi official bifashishe ikiganiro nimero 219 kibafashe. Ndashaka kuza kubikomatanya kugira ngo bizavemo ikiganiro kimwe kijye kibafashiriza icyarimwe mutanyuze ku biganiro bitandukanye. Hanyuma username yanjye cyangwa se haba ari kuri Pi network no kuri Ruby network, invitation code yanjye nibageraho bayigusaba kuko ibishyizemo nibwo bikugirira umumaro kurushaho, ni umusaza 5,000. Umusaza 5,000 ubanje inyuguti nkuru. Ibyo bigarukirije ahangaha. Uyu mugabo abantu benshi bari bazi yuko yaguze izi pizza atari uko yabitekerejeho, yari mwigerageza, nyamara benshi bajya bamuseka. Uyu munsi uyu mugabo biravugwa yuko yakomeje kumayininga akageza muri bitcoin 100,000. Uyu munsi bamubarira mu mamiliyari 8 y'amadolari. Miliyari 8. Ubu ngubu ubwo wenda miliyari 8 bazibara bakurikije igihe inkuru yandikirwaga. Uyu munsi twebwe turi mayiningira Pi amadolari 41 yari ifite icyo gihe. Ubwo icyo gihe akaba yaratanze bitcoin 10,000. Murabona yuko byakabaye ari amadolari 410. Ariko ntiyarebeye kuri ka gaciro nubwo yari ifite ako gaciro icyo gihe. Nubwo habayemo kudatekereza bakamuseka, aricyo haba intandaro yo kumuseka. Ariko murumva ko yari umuntu w'ingenzi muri bitcoin, kandi bwari ubwa mbere ibyo bintu agiye kubikora, ntabwo bumvaga agaciro kabyo. Ndagira ngo my friend mbabwire ngo uyu munsi ntihakagira umuntu ukina kuri Pi cyangwa se Ruby cyangwa se n'indi cryptocurrency to mining. Uyu munsi mu kwezi kwa gatanu muri Pi turamayininga 0.0030 ku isaha.
mbabarira umayininga umunsi umwe kuba n'amasaha 28 noneho igihe kizagere igere kuri ka gaciro k'ibihumbi 314 n'ijana na 59 by'amadolari ya Amerika, unkubire n'izo mayininze umunsi umwe muri uku kwezi kwa gatanu k'umwaka wa 2025 kuri iyi tariki 23 z'ukwezi kwa gatanu. Icyo gihe mu masaha 28 gusa mu mateka uzaba waramayininze nibura amadolari ibihumbi 22,619 n'ibice 40 n'ibice 5. Nyashyize mu iwacu hano mu Rwanda wenda nkavuga ngo ni ku gaciro k'ibihumbi 1,400. Icyo gihe nzaba mvuga ngo ku munsi ku itariki 24 namayininze payi zamviriyemo amanyarwanda miliyoni 31,667 n'amafaranga 300. Ngarukiye hano. Ikiganiro nabahaga nicyo. Mugubwe neza.